buno muri kino gihe hari hakurya muri Kongo band cyangwa se indirimbo abantu bakomeje kurikirana cyane ni harimo Pastor Lopez niwe ama disco cyangwa se mu mamodoka cyangwa se mu shengero benshi bakunda kumukurikirana cyane hakurya abakongomani bakunda dushime groupe buno reka mvuge gucyo kuko sinze ko muzika igenda akirasa yuko ababiri barutumwe shaka undi ku ruhande nimba ufite batatu muri Burundi shaka undi hakurya hanyuma bari abantu bahuza hamwe imbaraga ejo groupe izasama ariko nibwo ngenderamo none ngavuga ngo iyo content igendane na script y'indirimbo nimba uzakora video ubwo umenya ngo nzandika video nzakora video imeze gute igendanye n'amagambo nanditse ubwo hanyuma mugatekereza ukuntu muzakora video ubwo video buno ni ikibazo rero kuko video buno amagambo arugendana na image ego ukunga kumenya ngo location nzakoresha ni imeze ute ukamenya ngo ese nzakoresha ibintu bimeze gute na gute none wasanga indirimbo rimwe nawe wasanga indirimbo bagiye bafatira ahantu Yaganawe TV. ndabaramukije bakunzi ba televiziyo yacu ariyo yanyu Yaganawe TV aho muherereye hose mwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu ndababwira bwakeye canke mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uri ni Mugisha Krista Benita agarutse kandi kuri microphone mukaba mushobora kwibaza ati agarutse gukora iki ari kumwe nande mukimvira ibibazo byinshi ndi kumwe n'umutumire ateye amatsiko umutumire mwiza cyane umutumire aberewe gose vraiment reka ndamuha umwanya kugira bidondore turaza kumenya byinshi kuri we n'impamvu twamutumiye turaguha ikaze murakoze cyane nishimiye ko umunsi wa none injangaha nk'umutumirwa nk'umutumiye sinzi ko mubyitaho ngaho nyine nishimiye kubona ndi kumwe n'umukunzi wa televiziyo ya Yaganawe nge ndumunyamakuru ndumutumiye umunsi wa none wa Benita MC Benita ni Faustin on the mic ni ko bakunda kubunita ndi konzwi cyane umunsi wa none rero nishimiye kubona ko dufite abantu benshi barimo dukurikirana muri aka kanya kandi nanjye akaba ari umugisha nk'ukuntu witwa umugisha akaba ari umugisha kuri njyewe ko umunsi wa none naje mu kiganiro uyobora Benita Mugisha murabyumva neza ko ari umujournaliste umva kari ikintu kitoroshye cyane ni ikintu kibereye cyane ndakwakiriye cyane muri studio za Yaganawe TV yumve neza umva amahoro kandi uraza kutubwira nuko wabibonye murakoze yego turashaka kumenya rero Faustin ari hano kugira ngo atubwire murumva neza ko ari n'ibintu tubyite injabuka ego tubyite injabuka si umurundi murabyumva namwe mu mvugo si umurundi turifuza rero kumenya byinshi kuri we mugomane nanje kugira ngo mwumvirize kandi ndazi neza ko muza kugubwa neza ndashaka kumenya rero Faustin aha mu Burundi ni yahe band woba uzi canke chorale mu ncamake wumvise uzi ukunda ibintu nk'ibyo aha mu Burundi ntabwo nza amakorale menshi ahangaha cyangwa se indirimbo dukunda gukurikirana hakurya hariya muri Kongo kuko ngenda umukongomani nko kuntu maze kugira abakunzi bacu umukongomani avuga ikinyarwanda nibumva harimo n'igiswahili banyihanganire muri makeya kuko ururimi dukoresha cyane ni igiswahili ubwo nahanga ndimo ngerageza kugira ngo bagerageze kutwumva ariko nishimiye kuko muzi kwakira abantu reka mperaho ngaho abarundi muzi kwakira cyane n'ikimenyimenyi ndi kumwe na Benita ngaha yavuze uti rero bwana Faustine kugira hangaha i Burundi ugataha utatuganirije ntari byiza kandi rero nahangaha mbere ko tuye kuri microphone Benita twakiriye neza ngira ngo na nyuma microphone ubwo raza kutumarira akantu ujya umenya kwakira abantu yo Benita urakoze cyane ngiye ku kibazo watubajije kucyerekeranye band cyangwa se chorale cyangwa se indirimbo dukunda kurikirana hano ni nyinshi cyane ariko buno muri kino gihe hari hakurya muri Kongo band cyangwa se indirimbo abantu bakomeje kurikirana cyane ni harimo Pastor Lopez niwe ama disco cyangwa se mu mamodoka cyangwa se mu shengero benshi bakunda kumukurikirana cyane nanjye nkunda kumukurikirana ariko nko mu makorali cyangwa se ma groupe dushime groupe
Dushime Groupe amaze kubaka imitima z'abantu benshi cyane muri Kongo cyane kabisa, kuko urebye ugeze mu shengero kagera cyangwa se nk'ahantu abasore mo baganira bagenda bakanyuzamo mu ndirimbo zimwe za Dushime Groupe. Ubwo ntekereza ngo ntabwo ari groupe itinze, ariko sinzi ubona abantu benshi, kuko kera hari korale abantu bumvaga yitwaga Abagenzi ba Yesu, ngira ngo hari na Holy Voice Band abantu bakunda gukurikirana, ariko hajemo Dushime Groupe sinzi nimba uko wenda njyana yabo kundi rimeze, ariko hariya hakurya abakongomani bakunda Dushime Groupe buno, reka mvuge gucyo kuko sinzi ko muzika igenda hari yumva abantu bose igihe kikagira kumva abantu baharaye abaririmbyi runaka cyangwa se baharaye umuziki runaka cyangwa se band runaka, bro nibyo usanga buno abantu bakunda gukurikirana injyana n'ibihangano bya Dushime Groupe. Urakoze cyane. Ntera inkunga, mboneye gutera inkunga abaririmbyi ba Dushime Music Group, ko murumva neza ko bamaze kugera kure. Ikiganiro nukibona uze wumve neza yuko uriko urakora ikintu kitoroshe. Urashobora kuba umuririmbyi bien sûr, ariko utazi uvuga ati bon indirimbo yanjye tugaruka ngaha mu Burundi canke izogerekera mu Rwanda canke mu gihugu cyacu cyose urimwo, uribaza eske indirimbo yanjye irasohoka igihugu, ukavyibazako. Icyo kibazo rero muririmbyi wari we wese canke amaband canke amakwaya nkuko wabivuze, vraiment ize byiga ko kuri ico kintu kugira ngo ubutumwa ugere kure. Inyuma yaho Bwana Faustin, numvise uvuga amaband y'ama eglise atandukanye. Turashaka kumenya Faustin yoba ari asengera mu yahe eglise? Faustin ntabwo ndaca ku ruhande. Faustin ngendo ndumwizera w'ishengero cyangwa se itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi. Muri make umudventiste umunsi wa karindwi ndi umudive. Yego umudive nkuko benshi bakunza kubivuga. Biratahuritse cyane, ariko nyene murumva neza ko ubutumwa budasaba ngo nukuri umudventiste canke nuko uri muri ndi shengero. Mwabyumvise neza ko yatubwiye ko na Pastor Lopez mu gihugu cyacu titwegereye muri Kongo akunzwe cyane. Yes, ni ibintu biteye ishema, ni ibintu byiza cyane iyo uriko urakora igikorwa ugasanga kiriko kigira araho kigira, kuko sinibaza yuko ari abantu benshi bashobora kuba batahura Kirundi ukuturirimba, kuko bon Dushime Music Group sindumva iriko nta ndirimbo y'Igiswahili irasohora, ndibaza ntibesha, ariko urumva yuko na Pastor Lopez sinzi ko bafite indirimbo y'Igiswahili, ariko urumva neza yuko ahantu hariho hose bariko baratrendinga kandi bariko babikora neza. Yes. Burya rero indirimbo Benita, indirimbo sinzi kuntu ngiye nazita, indirimbo wagira ngo sinzi imbaraga ziba mu ndirimbo. Ntabwo abantu bakunda indirimbo gusa bigendanye ngo nurimi runaka, ahubwo sinzi nimba ari umwuka wera ujya kwinjira mu bantu kuntu ukasanga wayikunze ugatuma yego ukagukundisha iyo ndirimbo, ariko umwuka wera atera kugufasha kugira ngo ubwo butumwa cyangwa si iyo ndirimbo yikunde, nubwo utabuze ururimi rwose, ariko umwuka wera ugufasha gutranslating indirimbo ukayimenya nubwo utabuze ururimi. Ugasanga umuntu indirimbo iri mu Kirundi ariko undi avuga Igiswahili, ariko asanga rwose indirimbo mufisa amacakubiri. Murashobora kuba muvuga Ikinyarwanda n'Igiswahili, mugabo sindumva umukongomani avuga Ikirundi. Umukongomani wese uvuze mushobora guhuza usanga ariko avuga Ikinyarwanda. Kwapa kandi ari twe twegeranye cyane gusumba Abanyarwanda. Ndabitahura neza. Ngira ngo biterwa no kwenda nkari Goma ukuntu twegeranye n'u Rwanda, Gisenyi na Goma. Ubwo nkabona ubwo abantu bibukavu ubwo kuvuga Ikirundi biroroshye cyane, kuko Bukavu n'u Burundi tena baregeranye cyane kuko barahahirana. Sibyo natwe yego birashoboka, ariko tweza tunyuze za Uvira n'ahandi, ubwo harimo ikintu cy'imipaka kiba kirimo, ariko n'Ikirundi gakiya turagerageza yewe. Nibuke nyene numvise jari ukuntu nta kuntu twa tuko turayaga asanga uri kuyaga Ikinyarwanda kandi uri hafi yacu ngaha mu Burundi, ugasanga ndiko mvuga birambabaje cyane. Bakunze baraga nawe ikintu muciyumvire ko namwe n'ukuri je kirambabaje gose n'ukuri, ariko ntaje hazima twumvikana, Imana yarabikoze turumvikana. Ushaka kuvuga Igiswahili nkakumva mugabo nkakwishura mu Kirundi ugasanga ni ibintu bimeze neza. Yes, murumva neza rero ibyo Bwana Faustin agenda atuyagira ni byinshi cyane kandi murumva ko ari byiza, mugabo rero turavye neza indirimbo ziva hariya zizino usanga zivuzwa twe turiyaranja tugasanga twazimenye kandi zikanakundwa nko bivuze, mugabo hari usanga ari indirimbo babandi
bamenyerewe gose cyangwa bariko baratrendinga bariko baduga gose nizo ziko ziravuzwa hariya none ndashaka utubwire bwana Faustin ubwire n'abaririmbyi muri rusangi dukora iki kugira ngo izi ndirimbo zacu aba batarashika kuri rwego kumva yuko indirimbo ya Jewe Benita yoshika muri Kongo ikumvwa n'abantu benshi ngakundwa n'abantu benshi cyangwa ikavuzwa n'amaradiyo menshi dukora iki habiki ibyo mwakoze ni byinshi tubanje dushimira kwanza abantu bose bajya muri iyi industry ya muzika reka tubashimire ku bwitange n'imbaraga bashiramo kugira ngo umuzika w'ikirundi ugera aho ugeze buno burya hari aho wavuye naho ugeze ikintu cyose indirimbo ikozwe neza abantu barayikunda iyo mvuze indirimbo gukoreka neza ubwo ndi kureba icyambere ni form y'indirimbo na hanyuma nkajya muri content y'indirimbo hanyuma nkajya kureba noneho nuko stage cyangwa se gufilinga indirimbo ese bayifilinze gute byose birajuwa muri muzika kuko umuntu ukurikirana indirimbo ntagira imbabazi ntavuga ngo byagenze gutya na gutya na gutya bwo we ari ba produit fini mwakoze iki kugira ngo noneho indirimbo zanyu mwakoze iki kugira ngo mbakunde ubwo byose ayo maparametre atandukanye arahuzwa ngira ngo nge mbyire noneho abakunzi cyangwa se bishoboke ko uyu muntu udukurikiranye muri aka kanya Benita yaba ari umuntu umwe uririmba ku itike cyangwa se akaba ari groupe runaka cyangwa se akaba ari bande runaka cyangwa se chorale runaka cyangwa se akaba ari undi muntu ukende kuzakora kuzinjira muri industry ya muzika cyaze kumubwira ngo abakunzi b'indirimbo cyangwa se umuntu wari wese ukurikirana ibihangano byacu ntagira imbabazi ngo nuko Benita ngo ari umunyamakuru Benita ari MC none kuva Benita so indirimbo reka indirimbo nyumve nongene subizemo nyumve nyisangiza abandi bantu kugira ngo yabikora rimwe ariko namaranga mutima ariko hari igihe Benita nimba sinzi niba bye byakugeraho hari nk'igihe kigera ukumva indirimbo bwa mbere ukayisubizamo ubwa kabiri ukayishyiramo bwa gatatu kugira ngo iyo ndirimbo ubwo yakubatse yakunejeje rero dukumva gukora muzika kugira ngo bigere kuri iyo level kuri iyo niveau ubwo nimba umbaje ikibazo ngo kuki noneho indirimbo zituruka hakurya zikaza mu Burundi zigakundwa ariko kuki noneho uburundi indirimbo zabo zitumvikanwa cyane hakurya hariya ibyo byose rero ubwo nsa nk'uwabishubijemo gakeya reka nsabe noneho abarundi barebe amaparametre yose ese indirimbo bandika zanditswe gute hari ukuntu ukomeza kwandika indirimbo ukagira ngo wanditse indirimbo burya irimo itakaza standard n'ikintu na besoin uko buri kintu cyose no muri marché abacuruzi umucuruzi mu gihe agiye gushinga boutique ashinga ahantu ho bakeneye ya produit bakeneye sibyo nimbara ahantu bakeneye ibiraya sibyo ukazana wowe ibijumba ese ubona yuko barabigura ntago barabigura ahubwo ukora icyo bita etude none kumva kumenya ngo ese muri kino gihe cya buno muzika gwa buno gukeneye iki ukuntu cameraman muri amasaha arimo adufata mu kiganiro ko kumenya ngo aho ndafatamo Benita ni yihe ese kugira ngo ikiganiro bazaho gikurikirana cyane nzakora iki ubwo buri muntu amenya ngo arakora iki rero usanga muzika ahangaha uko mbireba mu isi zashize bashiragamo icyo bita légèreté ntumenye bari kibazo wenda akavuga ati est-ce que no kubisuzugura est-ce que ni moyen financier est-ce que umuntu akibaza rimwe na rimwe ugasanga donc ama location reka mfate kwanze icyambere content ugasanga message ugasanga ntabwo ari message irimo ipika ibe yagera ku mutima w'umuntu ugasanga ni message iri aho ngaho ubwo ngira ngo umukunzi wa radio cyangwa sa television urimo dukurikirana amasaha ubwo aragenda yumva yuko nimba ari message andika indirimbo uvuge ngo ndandika gute ndashiramo amafenetre asana gute noneho ndashiramo ndasubiramo hehe nakaye karefrena ryoherezamo kugira ngo noneho umukunzi runaka witwa Joseline witwa Fidele witwa runaka nawe hakunda aho hantu hagire ahe andika indirimbo yigiri yawe andika text andika story uyigiri yawe kugira ngo uyu muntu nawe azayishiremo ibiye ubwo ndimo mvuga icyerekeranye message content igendana
na experience, Ego. igendana n'ibitabo waba warasomye, Ego. igendana wenda usoma ari indirimbo za gospel, ziba mu bantu, nkuru cyangwa se ukuntu Benita akoze ikiganiro kuri televiziyo ugakuramo amagambo ukayahuza n'ibyo muri Bibiliya, ukahuza n'ibitabo, ukayahuza na experience quotidienne y'ubuzima tuba turimo, ibyo byose warangiza ibyo bintu rero umaze kwandika neza, umaze kwandika text nziza, ariko nibwo ngenderamo noneho nkavuga ngo iyo content igendane na script y'indirimbo. Nimba uzakora video ubwo umenya ngo nzandika video, nzakora video imeze gute igendanye n'amagambo nanditse, ubwo hanyuma mugatekereza ukuntu muzakora video. Ubwo video buno ni ikibazo rero, kuko video buno amagambo ari kugendana na image. Ego. Ukungwa kumenya ngo location nzakoresha ni imeze ute, ukamenya ngo ese nzakoresha ibintu bimeze gute na gute. None wasanga indirimbo rimwe nawe wasanga indirimbo bagiye bafatira ahantu runaka gusuzugura gusa, ntabwo uramenya ngo cible ni yiha barimbyi ni gute, amango cameraman arakoresha, ese le figurant no figurant ndaza gukoreshamo ni nabahe, kugira ngo indirimbo bayiryohereze nyine, kugira ngo umuntu akomeze kuyikurikirana, hanyuma izamure kunizamuye ama views kwirebwa kuri internet, kuri YouTube, nani kwiri kugenda iri kugira ute, iri kurenga imipaka. Kwa kurenga imipaka nibwo igera muri Kongo, igera muri Tanzania, igera batiteye ngo nuruhe rurimi. Ubwo no gukora akantu keza kakarenga imipaka. Ubwo wava aho hantu ukerekeza noneho kubyerekeranye se abaririmbyi bambaye ute, ese bafirinze gute mu ndirimbo. Haraho ubona rwose nimba ari groupe, harafate umufano wa Dushime group, hari nk'indirimbo iyo uyigezemo hari ahantu abaririmbyi rwose yaririmba kone gufilinga wele, agafilinga neza rwose kumva ko wasubizamo tero kongera ukahareba ko gusubizamo kuvuga ngo kandi ngasangize inshuti yanjye wareba hano ukumva wareba hano muhengereze kuri abaririmbyi, dore kano kantu bagize ute bakoze. Kadushime hari indirimbo ubwo ndaza kuyibuka kuko bafite indirimbo nyinshi, unarebye nayo yadushime yonyine, hari ukuntu ubona harimo nk'abakobwa rwose akuririmbira aho wenyine ukavuga ati kanagire subizemo, ugasubizamo rwose bati hano ngiye mbasubize rwose. Ubwo ibyo bintu byose niko muzika igenda, ukuntu mwubatse indirimbo, ukuntu mwubatse muzika na niko igera kure. Naho rero muri Kongo harimo na aspect yuko ubwo mwebwe ebesa ngo dufite hari ikintu kitulimita twebwe muri Kongo byerekeranye nka connection internet. Mufite connection wenda tuvuge isa nkaho iri gratuit, sibyo? Ubwo connection mufite waye duhereza twebwe ngira ngo tuba tugeze kure, kuko naho tugeze no kwidebriya. Donc nari nzi yuko ari mwe mufite connection irenze imeze neza ariko iri share. Umuntu kubyira umuntu utisangiza gucya ugira gucya biba bigoye kuko internet iri share, ariko mwebwe nangaha internet ntabwo iri share cyane. Ahubwo muri abakozi kuko sinumva ukuntu iri share hariya hama ikanasambara ikagera kure kandi mufite connection izimje gose. Urumva rero muri Kongo message nijwi no kuririmba kantu twakibagiwe, ariko bita ngo gupika kujwi ijwi, ukuntu umukongomana agenda agahindura ijwi akagera ku mato yose, urumva akamenya ngo arashiramo amatriole arakora gute, ama vibe arabijyana gute. Umukongomani harahogera mu kuririmba rwose, yakuririmbira yazamuka yamanuka rwose ukavuga ati uyu nguyu niho namuharwa rwose nkamuzana nanjye kankubitiramo muno, hanyuma ibindi bigazakurikizaho ngahamagara Benita akaza gafilinga naho hantu. Ariko icyerekeranye ijwi umukongomani yakuririmbiye rwose wumva yuko yagezeyo. Nta rimwe ntari kabiri, hari n'igihe n'abanyatanzania baza bakavuga ati dukeneye noneho abakongomani baze baturirimbire badufashe muri studio, hanyuma ibindi tuzikorera kuri video rimwe na rimwe. Ubwo hari ikintu ubwo mbese ni inganzo, abakongomani bafite ikintu inganzo, donc kubyerekeranye kuririmba ijwi rwose
ubandekere abakongomani timwubahe cyane mu kuririmba rwose Imana yabahaye kumenya kuririmba ariko hari utwo gufilinga rimwe na rimwe nabo hari utwo bakwiye kwigiraho abarundi nk'utwahe rwose urumva ko wabatatse cyane umurundi arasmilinga neza ukumva uranezerewe umurundi akwereka rwose nimba hari akabazo donc bari kuri mindiri agiye kuririmba ijambo rigiye kababaro akabyinjiramo neza ukabyumva rwose byagezemo nimba arimo abyira mugenzi ukabona ukuntu amubyiye ukabona nyine ari mukora nshatse kugira ngo mu kandi kanya umukunzi agenda areba indirimbo zadushime zimwe mu zadushime ntabwo araburamo ikintu yigiramo ubwo ndimo mbivuga kuko ngende zikurikirana cyane yego haba hariho n'izindi groupe zihari twavuze ama groupe menshi tugitangira wenda nabo bafite utundi twiza baba bafite ariko hari utwo uvuga ati ngiyi ni particularité sinzi nimba nawe wamfasha gute kubisobanura n'umwihariko gisa n'icyo n'umwihariko bisa n'ibyo donc utabitahura kijya muri dictionnaire ni mumbaze n'umwihariko dushime manza mbere yuko akamenyero manza muririmbye mbere yuko ajya kuri kamera bamanza rwose bamushyira muri gym kugira ngo asohoke nyine ameze neza asohoke ari en forme ameze neza kugira ngo abaraza kurikirana indirimbo burya baravuga ngo sinzi ukuntu baca umugani ngo umukobwa abumwe agatukisha bose wigeze ubyumvaho Benita ni umuryango umwe atukisha umuryango ni muri amagambo mugabo ubu perezida yarabihinduye ni umuryango umwe aritukisha wenyine ubu natukisha umuryango ubwo buri muntu rwose nukikorera umuzigo wenyine cyatse kuvuga ngo abamo ari umwe yakoze nabi atukisha groupe yose noneho ni manza ubwo haraho bigera bakamanza mwese babanyuza mu ishuri kabyira uti turakora guke hanyuma nitufiringa neza niturimba neza ubwo groupe izina rirazamuka bisobanuye ngo ni 1 plus 2 2 plus 3 3 plus 4 nibyo bizana none iki resultat nziza nshatse kuvuga ngo muri byose abantu bakwiye gukorera muri muzika w'u Burundi baririmba abarundi kugerekeranye video kugaragara barimo ariko imyiteguro zindi zo hasi zirasuzuguwe ariko ndimo mbona agace gakeya birimo biraza ariko kera basuzuguramo bimwe na bimwe mais congratulations merci beaucoup murumva neza ko yagiye abivuga neza cyane nubwo yavuze byinshi mugabo byinshi byigisha bituma muja ku rutonde rwiza bituma mukora indirimbo zisohoka hanze y'igihugu kandi mukumvirizwa rwose cyane indirimbo zanyu zigakundwa cyane bwana Faustin ndagushimiye cyane numva no gushimira byimva mutima kuba witanze nk'umukunzi reka mvuge cyane nk'umukunzi wa Dushime Music Group ukaza kugira ngo ushobore gutahuza bamwe kugira ngo yaba amaband yaba amakwaya yaba abatandukanye mu maeglise atandukanye bashobore gutahura bashobore kumva ati nkoze kino kintu kingezahe nkoranye n'uyu canke nkoze jenyene nokora iki message iri mu ndirimbo yiwanje imeze gute itusha kuri inde iri kuri jeje nyene uzoyumva zokumva iherere kuri jeje nyene canke ni ibintu byinshi yagiye avuga yabisigoye rero umuntu azumva kino kiganiro n'ukuri muri commentaire ndazi muzongorana bisi shokora kuko urumva ko nabakoreye ikintu gikomeye cyane kwazanira umuntu w'umuhinga nk'uyu kugira ngo dushobore gutanga reka nongera kandi kantu kamwe bene buno muzika gwa buno harimo indi parametre ya management kuba muri aho ngaho muri chorale mukaba muri band uri umuntu runaka urimba ku giti cyawe wenyine udafite manager uba uri kwirengagiza ikindi kintu kandi aba manager cyangwa se nabuntu hari igihe mwamukorera mu Burundi mufite manager runaka ejo muzika gukazamuka ejo muzika kuko muri muzika abandi bamaze kubonamo harimo n'ubuzima muzika yagutunga nka buno reka mfate ni for example muri Kongo buno harimo ikintu mbona kimaze kugaragara cyane ku makorale menshi muri muzika usanga bari gukorera igoma ariko bakafite nk'abantu bari Kigali ari Kinshasa buno cyane Kongo iri guhengamira muri Tanzania na Kenya bari guhengamira cyane sinzimba rukubera iki ubona rwose muka muri chorale muri igoma ariko mugasanga mufite nka manager
baba manager basa nk'aho ari abaperezida mu yindi sense bariyo ngiyo bakabafasha kugira ngo indirimbo zanyu bazipromotinge mu bihugu byabo. Ubwo harimo aspect yo kuri wenda ku views kuri internet, harimo na aspect yuko wenda abo bantu ba manager babafasha gushaka aba sponsor bakabafasha kugira ngo korale cyangwa se groupe izamuke hejuru. Rero kano kantu nako ntabwo twabura kukanosheraho abantu kugira ngo mu Burundi naho abantu bagashakisha groupe runaka cyangwa se umuntu runaka nuvuge ngo ndihagije ndi groupe ya Fausine. Ubwo noneho Fausine kuva mfite microphone ahanga cyangwa se Benita afite microphone ahanga nzakora byose. Abo tekereza yuko ababiri barutumwe, shaka undi ku ruhande. Nimba ufite batatu muri Burundi, shaka undi hakurya, hanyuma bari abantu bahuza hamwe imbaraga, ejo groupe izazamuka hejuru. Kuko tumaze kubona ama groupe menshi, tumaze kubona amakorale menshi batangiye. Kugira ngo uronke manager avuga ati ndakwisinye uba wakoze igikorwa. Burya rero baravuga ngo wagize inshuti nyinshi yatinze gupfa. Wagize inshuti nyinshi yatinze gupfa, sibyo? Ni byiza rero ko twashaka inshuti. Iyo ufite inshuti nyinshi burya baravuga ngo umuntu n'abantu, sibyo? Ufite abantu benshi ugira ubukire. Mpamvu nshatse kubwira abantu ngo ntidutererane kino kintu tutugitererane, ahubwo dushakisha inshuti nyinshi kugira ngo nazo zidufashe kuzamuka tugere ku ntera yo twagira ute twageraho. Ngira ngo mu yandi magambo abantu ngereka mbasaba ikintu kimwe, ntibikubereho ibihangano byabo babisangiza abandi bantu batandukanye. Muri kwa kubasangiza hari wenda umuntu yaba ari nka Tanzania, Kenya, mu Burundi, muri Uganda cyangwa se muri Congo, ndeka bari mu Burayi. Niba kurikirana ibihangano byacu bamwe bazadushaka kandi bizazamura n'ubukungu bwacu. Ngira ngo turagushimiye cyane Bwana Faustin. Ni ibintu byinshi utuganirije, ni ibintu byinshi twunguye, watunokeye tuntu twinshi. Abarundi bagenzi banje mwumve neza ko kino kintu kituraba, kino kiganiro utazokiraba ndumva yuko azabaye muhombe. Ndagushimiye cyane rero byimva mutima cyane gose, mugabo sinogenda ntavuze ngo umbwire aho donc ama platform aho ukorera, ko yatubwiye ko muri journalist. Ndifuza kumenya rero aho yo bakorera, bwa tuzokama tumukurikirana turabe ko ibyo avuga ari byo. Ashobora kutubwira ati indirimbo za Dushime za Holy Voice za Adama Bendes atubwiye kugira ngo aduhumurize ati indirimbo z'abarundi zirashobora kuba zishikariya, tuzobyibonera. Murakoze cyane. Ngira ngo ntabwo uvuga ibyo utazi, navuga ibyo nzi kuko wasanze nuwa nkurikiranye yasanze yuko ngewe bimwe navugaga kuko ari practice, kuko agiye naho ma konte YouTube cyane cyane nka Dushime niho ngariho cyane umunsi wa none, nubwo ariho nka Holy n'izindi navuze Lopez, Pastor Lopez n'abandi. Ndi umunyamakuru kuri radio y'Abadventiste umunsi wa 7 hari Igoma, nkaba nshinzwe gahunda za radio, ndi program manager kuri radio Sauti ya Matumaini. Sibyo icyo ngicyo, nkaba ndi umunyamakuru kuri television en ligne yitwa Gumamo. Ibindi nkaba ndi MC, ndumusangiza amagambo, musenge hano wabyita ngo iki? Ni maître de cérémonie, master of ceremony. Ubwo yaba muri concert, mu bitaramo cyangwa se mu bukwe duhari. Muri Goma ugeze ukavuga ati Faustin MC Shushu. MC Shushu akamugata hari nawe kurumva karakani kubwenge. Ndagushimiye cyane rero, twovuga byinshi ntitwobimara. Ni ibintu byinshi dushaka kwigira hamwe, ariko uzomukenera mu musanga ashobora kumusanga akamwigisha byinshi birenze cyane. Ndashimiye rero abakunzi ba Yaga Nawe TV aho muri mwese. Ndashimiye n'uwo wese yafashe umwanya kugira ngo yumvize kino kiganiro. Ndazi kutabaye muhombe wewe wadukurikiranye. Kananye ngushimire kuko wagize neza kukwakira kandi wabaje ibibazo neza. Ntabwo byoroshe kubona nanjye mbazaga ibibazo uyu munsi kandi kubazwa ibibazo. Ni ibintu bidasanzwe biba biryoshye cyane. Ubutahani ngewe. Ego nta kibazo, ndabyemeye cyane. Ego ndabashimiye cyane rero, mugire umugisha, twarabahizagiye. Ciao. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo